yes, amahoro n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe mwe mwese mukurikiranye Kigali Top News, haba mwebwe muherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose zo mu Rwanda, nk'aba haherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse namwe muherereye muri bihugu bya East Africa cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari nk'u Burundi, Congo ndetse na Uganda ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika biba bigiye bitandukanye ndetse no ku isi muri rusange. Tukugezaho amakuru abagiye atandukanye abari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Akaba ari nayo mpamvu uyu munsi tugiye kukugezaho ni inkuru rwose irimo irakwirakwira cyangwa se inkuru irimo iracaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni amahano ariko ni inkuru rwose yagiye itangazwaho ibintu biba bigiye bitandukanye, yagiye ivugwaho n'abantu batandukanye. Ni inkuru iri kuvugwa hano mu karere ka Gatsibo cyangwa inkuru ikuvugwa mu karere ka Gatsibo. Aka karere kaba ari akarere kabarizwa mu ntara y'uburasirazuba. Rero aka karere kakaba kari kuvugaho ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo cyagiye kigarukwaho n'abatari bake, aho bari kwivugira ati rwose aka karere karangwamo ikibazo gikomeye cy'uburaya. Ibi ni ibintu byaba bimaze igihe kinini rwose muri aka karere, aho aka karere nko mu gihe cya lockdown nko mu mwaka wa 2020 kaje kuba akarere kagize imirenge yabaye iya mbere mu bakobwa bagiye batwara inda zitateganyijwe. Ibi rero ingamba zafashwe nkaho rwose zitari kugira icyo zikora kuri iki kibazo. Ikibazo abaturage bo mu karere ka Gatsibo rwose barataka bagira bati aka karere karimo ikibazo cy'uburaya bukabije, aho nko mu busantire ngo bugiye butandukanye wisangiramo rwose mu masaha ya nimugoroba indaya se cyangwa indaya zigiye ziteze abagabo. Ibi ni ibintu biri kuvugwa n'abaturage bo muri aka karere ka Gatsibo, aho bagiye bagaruka batabaza rwose bavuga ati bayobozi mube hafi rwose abakobwa bacu, abari bacu baranayiranye rwose, ati nta mukobwa tugifite, ni iminsi mike rwose, ati akarere kose ahubwo bakakanduza. Aho rwose bavuga ko iki kibazo kiri guturuka ndetse no ku rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge. Urubyiruko rw'abahungu rwose runywa ibiyobyabwenge birimo nk'itabi, urumogi ndetse n'izindi nzoga ziba zigiye zitandukanye z'inkorano ngo zikorerwa muri aka karere. Ubuyobozi bw'imirenge igiye itandukanye nk'ubuyobozi bw'umurenge wa Kiramuruzi, ubuyobozi bw'umurenge wa Murambi, ubuyobozi bw'umurenge wa Gitoki ndetse n'ubundi buyobozi bukaba bwagiye rwose nabwo butera comment kuri iyi nkuru buvuga buti iki ni ikintu rwose tugiye guhagurukira, ni ikintu ariko twashyizemo n'ubundi imbaraga zikomeye, aho bagiye bavuga ati twashakiye urubyiruko imirimo igiye itandukanye, tubashishikariza kwihangira umurimo kugira ngo babe rwose bava muri uyu mwuga w'uburaye. Rero abakobwa batari bakeya hano mu karere ka Gatsibo mu masaha ya nimugoroba rwose ubasanga mu busantire bugiye butandukanye bw'uyu murenge, ati aho usanga bambaye ubumini, abandi rwose bambaye imyenda hejuru idahisha inda, utuntu tumeze ngo nk'udusengeri ngo n'inkweto ndende rwose, bagiye bahagaze ku mihanda, aho bamwe usanga baba bafite n'amacupa y'inzoga. Aho rwose ngo ibi bintu bimaze gufata intera ikabije, aho rwose ngo hari nkaho unanyura bakakubaza ati urafata uwangahe, ati nge ni 2, undi ati nge ni 1,000. Ati ibi ni ibintu rwose bikomeje kubangamira bamwe mu baturage b'akarere ka Gatsibo, bakaba batabaza bavuga ati rwose kuba rwose umuyobozi w'akarere ka Gatsibo dufashe muri iki kintu rwose, aho bagiye bavuga bati hashyirwemo imbaraga zikomeye hanyuma babashe kuba bakemura iki kibazo cy'uburaya bukabije mu karere ka Gatsibo. Ati ibi bintu biragenda bigaragara mu busantire hirya no hino, ati ni ibintu byagiye bitangira ubwo igihe cya covid rwose cyari gitangiye, ati byaje kugenda bigabanyuka mu mwaka wa 2021, aho bagiye rwose bafunga bamwe mu bantu batizaga umurindi iki gikorwa, nk'abantu rwose bari barubatse amazu bagashyiramo rwose bagasa nk'abagurisha abakobwa. Ibi bintu bikaba byaragiye bigabanyuka, ariko ubu ati byongeye kuzamura umurindi. Ni ibintu biri ku rwego rukomeye, aho kuri iyi tariki rwose ngo ya 30 abaturage benshi bagiye buririra kuri comment kuri post umuturage rwose yanditse avuga ati nge ibi ndabirambiwe. Hanyuma abaturage benshi b'akarere ka Gatsibo rwose
ngo bakagenda basubiza ati ni ibintu bikabije, ndetse n'utundi turere ngo duturanye n'aka karere natwo tukaba tuba ati iki kibazo rwose gihagurukirwe hato rwose kitazanaza mu turere twacu, natwe tukaba twagira iki kintu rero ni ikintu gikomeye, aho icyo bita umwuga w'uburaya rwose cyangwa uburaya aba ari ikibazo gikomeye. Abantu baribaza ati se ni iki cyaba kibitera? Ese nibura ry'akazi, ni imyumvire mibi? Ese na ababagura cyangwa se abo bakiriya babo bakobwa babatiza umurindi? Bati ibi bintu nibihagurukirwe, kuko rwose ibi bintu byazageza ahantu habi aka karere, bikakanduza isura ndetse bikaba byakwanduza n'isura y'igihugu muri rusange. Nk'uko twagiye tubibabwira rwose, ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bukaba nabwo bwagiye butangaza ibintu bigiye bitandukanye kuri iki kibazo cy'uburayi mu karere kabo, aho bagiye bavuga ati rwose ni ibintu tugiye guhagurukira, ni ibintu tugiye kongeramo imbaraga. Ati n'ubundi twari tugabwe dufite ingamba zo kurwanya iki kintu, ati rwose ubwo bigeze kuri uru rwego tukaba tugiye kongeramo imbaraga zishoboka, ati dufatanyije na polisi ndetse na Reba ndetse n'ibindi bigo biba bigiye bitandukanye bishinzwe gushaka umutekano. Ndetse iki akaba ari ikibazo rwose kiri kuvugaho n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho bagiye bavuga ati ibyo bintu rwose nibikumirwe hato bitandura bikagera no bitanduza ahandi, bikagera rwose mu gihugu cyose. Na abaturage b'akarere ka Gatsibo bakaba bavuga ati tubangamiwe n'iki kintu, ariko nyamara ku rundi ruhande abakobwa nabo rwose ngo bakora uyu mwuga w'uburayi bakaba bavuga ati iki ni ikintu kidufasha, ati rwose nta kindi kintu tubona twakora kisa, nta kindi kintu tubona cyatwinjiriza amafaranga ku buryo twabasha kwitungaho. Ati iki kintu kiri kudufasha mu bijyanye no kuba twakwishyurira amacumbi ndetse no kuba twakwitunga. Natwe rero nk'abanyarwanda tukaba twibaza se iki kintu kiraza kwemerwa rwose gikorwe mu karere ka Gatsibo nk'umwuga cyangwa nk'akazi gasanzwe? Ese cyangwa ubuyobozi buragira icyo bubikoraho? Reka natwe dutegereze icyo ubuyobozi buza gukora kuri iki kibazo rwose gihangayikishije abanyagatsibo ndetse n'igihugu muri rusange. Ngayo nguko rero ibyo uburaya mu karere ka Gatsibo. Wowe ukomeje gukurikirana Kigali Top News, tukwibutsa kuba wakora subscribe n'iryo jambo ritukura ukarikanda, ukabona akazogira ukagakoraho notification ikakugereraho ku gihe, amakuru agezweho rwose ukayabonera ku gihe. Tubifurije rero ishya n'ihirwe, tubifurije imigisha y'Imana rwose, amahoro n'imigisha kuri mwe mwese. Tubifurije amahirwe masa mu bikorwa byose mugiye mwibereyemo, haba mwebwe muherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'u Rwanda nk'amajyepfo, amajyaruguru, kuri mwe mwese muherereye mu karere k'ibiyaga bigari East Africa, ndetse n'abari muri Afurika muri rusange n'ahandi hose ku isi. Ni Kigali Top News ikomeje kukugezaho amakuru agiye atandukanye.